Bimwe mu byagarutsweho mu nama y'igihugu y'umushyikirano ku nshuro ya 19 abayobozi basabwe gukorera abaturage bashinzwe kugira ngo babafashe kuzamura imibereho myiza yabo n'iterambere. Ni muri urwo rwego abayobozi b'amadini n'amatorero mu karere ka Kayonza nyuma yo guhabwa amahugurwa ku miyoborere myiza bavuga ko bungutse ubumenyi bwo guhuza inyigisho zo mu rusengero zikajyana na gahunda za leta kuko ari byo bizatuma abakristo ari nabo baturage babasha guhindura imyumvire, ibyo binatume biteza imbere ndetse banazamura imibereho myiza yabo. Rwose niyo mpamvu dushishikariza abantu kuva mu byaha. Kristo yaravuze ngo roho nzimiture mu mubiri muzima kugira ngo n'iterambere ndetse naho dutuye habe heza, ibyaha bibe bikeya. Amahugurwa twabwiyeho byinshi cyane, ariko batweretse ko umwigisha wa Kristo agomba kuba ku ijambo rye. Ruvuga ngo icyo tugiye kurana n'inzego za leta, umukristo wacu uzitwara nabi azabaje mu rusengero tumubwire iby'Imana, tumubwire ko umukristo mwiza yitwara, nagera hanze nabwo aza umuturage mwiza, bizafasha gitifu akagari, bizafasha gitifu umurenge. Urubyiruko rwinshi ruri mu biyobyabwenge, urumva ko ibyo byose bibangamira sosiyete nyarwanda. Hari ibyaha byinshi, abari mu bujura, abari mu byaha byose bitandukanye, bose biba bikenewe kugira ngo babwirizwe ubutumwa bwiza. Revera Pasiteri Karemera James, umushumba w'itorero DNPC unarihagarariye mu Rwanda, avuga ko bategura amahugurwa ku bayobozi batandukanye barimo n'abamadini n'amatorero bagendeye ku gushyira mu bikorwa gahunda za leta zose zigamije gufasha abaturage, ari nayo mpamvu bagenda bahugura ababashinzwe kugira ngo nabo bamenye ko hari icyo leta ibakeneyeho. Dushingiye kuri izi mpinduka zagiye zibaho z'amasuku ku itorero ndetse n'abo tuyoboye, ni nayo mpamvu nini cyane y'amahugurwa turimo dukora kugira ngo dushyire mu bikorwa ibyo leta dusaba, ariko tunarenzeho nk'abakristo nyine. Mbere yuko abo umukristo ni umunyarwanda, so rero gufata izi gahunda za leta zo kugira umuturage uri smart, umeze neza, bituma habaho kwirinda amwe mu makosa akorwa. Umuyobozi w'akarere ka Kayonza Nyimazi John Bosco avuga ko umusanzu w'amadini n'amatorero mu guhindura imyumvire y'abakristo ari nabo baturage ugaragarira mu gutuma inzego za leta zoroherwa mu gufasha abaturage gukurikiza gahunda za leta, byose bigamije imibereho n'iterambere yabo. Amadini n'amatorero afite uruhare rukomeye kuko abaturage b'akarere kacu benshi baba muri ayo madini. No kuvuga ngo iyo bumvishe neza programme za leta zigamije kubateza imbere, zigamije kubabanisha, zigamije gutuma imibereho myiza yabo irushaho gutera imbere, tubona yuko uruhare rw'amadini rukomeye. Rero iyo dufatanije muri izi gahunda zose, umukuru w'idini cyangwa itorero akaba byumva, binatworohera no guhindura imyumvire y'abaturage benshi. Nk'umufatanyabikorwa w'akarere ka Kayonza, itorero rya DNPC ryahuguye abayobozi basaga 400 baturutse mu byiciro bitandukanye, barimo abayobozi mu nzego z'ibanze mu karere ka Kayonza ndetse n'abamadini n'amatorero. Jamari Habarurema, Isango Star, mu karere ka Kayonza mu ntara y'Iburasirazuba.